Muraho neza nshuti zatohoza amakuru yanyu, twizere ko mufite impagarike n'ubugingo. Uyu munsi tugiye kureba iby'indangamuntu. Ese indangamuntu dufite isobanuye iki? Ese ejo hazaza hayo hameze hate? Ibyo byose tugiye kubireba muri aka kamwanya. Indangamuntu dufite twayibonye muri 2006. Muri 2008 yari imaze guhabwa abanyarwanda 5,200,000. Kugeza ubu ifitwe n'abanyarwanda 9,000,000. Ese ejo hazaza haho hameze hate? Indangamuntu dufite aka kanya imibare yayo iri mu matsinda 6. Ayo matsinda yagufasha kumenya no kukorohereza kuyifata vuba utagombye kuyigendana cyangwa ngo bikugore bayikubajije. Itsinda rya mbere ni ubwenegihugu. Iyo uri umunyarwanda haba hariho rimwe, waba uri umunyamahanga hashobora kujyaho 2 cyangwa 3. Itsinda rya kabiri rigizwe n'imibare 4. Ni umwaka wavutsemo. Uwo mwaka wavutsemo, nimba waravutse muri 2006 ubwo harandikwaho 2006. Nimba waravutse muri 1965 harandikaho 1965, gutyo gutyo. Itsinda rya gatatu rigizwe n'umubare 1. Uwo mubare ugaragaza igitsina. Iyo hariho 7 aba ari igitsina gore. Waba uri umugabo hakajyaho 8. Itsinda rya 4 rigizwe n'imibare 7. Iyo mibare 7 yerekana umubare w'abantu bose bavutse mu mwaka umwe. Umubare w'abantu bavutse mu mwaka wawe birumvikana ni mu banditswe, kuko harabavutse bagapfa batananditswe batazwi, abo birumvikana ko batabarwa. Ariko abanditswe bose muri uwo mwaka wavutsemo baba bari muri iyo mibare 7. Tuvuga ko abashobora kuba 9,900,000. Itsinda rya 5 rigizwe n'umubare 1 nanone. Uwo mubare werekana inshuro wafashe indangamuntu. Wayitaye se ugasaba indi, umubare uriyongera. Iyo utigeze uyita ari ubwa mbere haba hariho umubare 0. Waba wayitaye hajyaho 1, waba wayitaye bwa 2 hakajyaho 2, gutyo gutyo kugeza ku nshuro 9. Aha umuntu yakwibaza niba uramutse uyitaye inshuro zirenga 11 nimba wakwandikaho 10. Icyo gihe ya mibare igize indangamuntu yacu 16 yaba yiyongereye. Ibyo byo simbizi, ariko ndakeka nta wabigeza aho ngaho yatakaye. Itsinda rya 6 rero rigizwe n'imibare 2. Ndumva mwafashe uburyo amatsinda akozwe y'indangamuntu. Icyo gihe biroroha cyane cyane, nta wakwibagirwa igitsina cye, nta wakwibagirwa umwaka yavutsemo, nta wakwibagirwa ubwenegihugu. Iriya mibare 7 niyo yonyine ishobora uba ugomba gufata, naho indi yose ni ibintu usanzwe uzi. Rero murakoze kudukurikira. Nimba mwumva ibyo tubakorera ari byiza, mukande subscribe, mujye munasangiza n'abandi video twakoze. Mukomeze mugendane natwe. Ubutaha tuzababwira icyerekezo cy'indangamuntu. Indangamuntu nshya bitegura kuzaduha izaba iteye ite, izaba ije gukemura ibihe bibazo. Nawe muri commentaire ushobora nawe kutubaza, kwandikamo kuvuga uti iyaba bazanaga indangamuntu ikemura iki kibazo, katubwira ikibazo wumva indangamuntu z'ubu ifite, noneho wenda bikazahuza nuko izaza ikemura icyo kibazo cyawe. Gaho rero murabeho, mugire impagarike n'ubugingo. Bye bye.